Yaravuze ati tutitaye ko uri umusore cyangwa inkumi nukunda umuntu uzabimubwire kuko twese tugira amarangamutima kimwe. Ati njyewe KATIA KAMALI ni njyewe wabwiye bwa mbere Adonis Faila ko mukunda. Adonis Faila ni umusore w'umunyamerika ariko akaba aba mu Rwanda kuko n'umukinnyi UWASE KATIA KAMALI ati buri muntu wese Imana imufiteho isezerano. Bahura bwa mbere bahuriye he? Ese babaca intege ku rukundo rwabo bababwiraga ngo iki? KATIA KAMALI akimara kumubwira ko amukunda bwa mbere, akimara kubwira se bwa mbere ko amukunda, ese nawe yahise abyemera? Oya, ntabwo yahise abyemera. KATIA KAMALI ni mukuru wa Miss Nishimwe Naomi. UWASE KATIA KAMALI ni umukobwa mu bakobwa bane, niwe mfura mu bana batanu b'iwabo, abakobwa bane ndetse n'umuhungu umwe. Uyu KATIA KAMALI yavutse mu 1996, dore ko mbere y'uko basezerana bari bamaranye igihe kingana n'imyaka 2 mu munyenga w'urukundo. Ariko mu ijoro ryo kuwa 31 z'ukwa 12 mu 2024 bishyira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 2025 nibwo Adonis Faila yatereye ivi UWASE KATIA KAMALI amusaba ko bazabana ubuziraherezo. UWASE KATIA KAMALI na Adonis Faila basezeranye imbere y'Imana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 mu 2025. Basezeranwa na Apotre Mignone Kabera. Hamwe byinshi bitandukanye ku nkuru yabo y'urukundo. Ku nkuru yabo y'urukundo itangaje, aho umukobwa ari we wasabye ko bakundana, dore ko ibi bintu bitamenyerewe cyane mu Rwanda. Aho kandi ugiye kubana nanjye Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. UWASE KATIA KAMALI avuga ku nkuru yabo y'urukundo yatangiye agira ati urumva icyo gihe we nta rukundo yari arimo, yaramaze igihe abivuyemo, icyo gihe rwose yari free. Ni njyewe wabanje kumubwira ko mukunda kandi mbimubwira nta kibazo mfite. Umva abakobwa bakanyandikira ngo yo nta muntu ufite kandi nirirwa mbabona mu message kuko nari mfite amapassword ye yose. Nta bintu bye njya mburamo, ibintu byose mba mpari kubwe. Nta mukino we numwe ntajya nitabira, imikino ye yose ndayitabira, mba mpari kubwe kuko turakundana kandi cyane. Mbese ni nka pata na rugi. Danse wanjye twabanje kuba inshuti mbere yuko dukundana. Bwa mbere twahuriye ahantu muri resto, ariko ni nk'umucuti wacu wari waduhuje. Aratubwira ati hari umuntu ushaka ko muzahura nawe. KATIA ati icyo gihe nari ndi mu rukundo rwose n'undi muntu kabisa, nari muze cyane, nari ndi mu rukundo n'undi muntu mpuze rwose, nta mwanya nari mufitiye. Aturetse ko nawe nta mwanya yari amfitiye, we yari avuye mu rukundo noneho n'undi muntu, icyo gihe yari free. KATIA ati najyaga mu blood shower bakajya bavuga ngo nushaka umugabo ngo uzajya usasa uburiri bwawe gute, utuntu nk'utwo tugiye dutandukanye. Ugasanga njyewe ndimo kwibaza ngo ese nzajya nsasa uburiri njyenyine kandi atari njye naburayeho njyenyine. Ugasanga bavuga utuntu nk'utwo dutandukanye, ariko ugasanga njyewe ngenda nkwibazaho kandi cyane, nkibaza nti kuki ari njyewe nzajya nsasa uburiri njyenyine, hari ubwo aba ari njye waburayeho njyenyine. Rero mama yajyaga ambwira ngo KATIA sasa uburiri nkwereke uko uzajya usasa nushaka umugabo, kubera iki wewe atazajya mfasha. Ugasanga ni ibintu ngenda nibazaho kandi cyane. KATIA ati njyewe nabaga ndi umuntu wibaza ibyo bibazo, noneho duhura bwa mbere na fiance wanjye, urumva yari umunyamerika 100%, nanjye nari umunyarwanda 100%. Rero urumva gusa yari afite imisho ye myinshi kandi nkunda njyewe. Ariko ikintu cya mbere namukundiye, KATIA ati ikintu cya mbere namukundiye yari azi guteka. Ati namubazaga ibintu byinshi bitandukanye bigendeye ku mugore yashaka cyangwa se ku mukunzi we. Nkamubaza nti se buriya ufite umukunzi bikaba ngombwa kajya mu amasengesho akararayo cyangwa se amasengesho arata, wowe wabifata gute? Ese byakuvuna? Fiance akambwira ati pana kwa ukunda ugiye nko gusenga cyangwa se ugiye nko mu materaniro ugatindayo, hanyuma ugataha uvuga uti natinze cyane umugabo aranyica, ukagenda wihuta. Ati we twaraganiraga akambwira ati ibyo nta kibazo nabigiraho, kubera ko nanjye mba nkeneye igihe cyanjye cyo kuruhuka, mba nkeneye igihe cyanjye ndi njyenyine, ibyo ntabwo rwose nabitindaho. KATIA ati ibyo byose byagiye bimunkururaho kuko yari afite imico nkunda
akunda kandi cyane imico y'ubwigenge, ugasanga ntabwo agira ibintu intambara kenshi, maze bikamunkuraho nkumva ndamukunda cyane kandi ndamukunze cyane. Ati ibyo byose nibyo byatumaga numva mukunze cyane, hanyuma nkashyiraho agaterebye nkumva ni sawa cyane, nkumva ndamukunze cyane kuko afite imico nkunda cyane. Noneho ikindi, ndi umukobwa ukunda kwiyambarira ibintu bitoya cyane, benshi bavuga ngo ni ubusa, kandi nkakunda kwambara ibintu numva mfite ubwigenge, numva nisanzuye. Hana wa musore ukubwira ngo ibyo ni biki wambaye, rimwe na rimwe ukabikuramo kubera ko yabyanze kandi wowe ubikunda. Urumva njyewe nkakunda wa muntu ndekera ubwigenge bwanjye nkamera uko nshaka, apana wa wundi umbongamira ugasanga arimo kumbwira ngo ibyo bintu wambaye ngo simbikunda, na rimwe ukagenda ukabikuramo kandi we wari wabikunze. Ati rero njye Kamali ati ibyo bintu twarabiganiraga cyane, akambwira ati hoya rwose umukunzi wanjye aba agomba kugumana ubwigenge bwe, akambara ibyo ashaka, akabaho uko ashaka mu bwigenge bwe, rwose ibyo sinjya mbireberaho, ntabwo biba bimbangamiye. Kamali ati ibyo bintu nabimukunzeho cyane kuko njyewe numvaga ko ari wa muntu uguha ubwigenge, akakurekera umuco wawe, akakurekera ibyo ukunda kandi ukunze cyane ukabikora. Ati utwo tuntu twose nagiye ntureberaho mu kumukunda, twagiye tumunkururaho cyane nkumva ndamukunze cyane. Uko twahuraga buri gihe nabonaga duhuje, nkabona tugenda duhuje rwose, nkabona duhuje ibintu byinshi rwose, nkabona yaba imyambarire yanjye nkabona nta kimubwiye, kandi yari umuntu udafite ikintu ampisha. Ikindi kintu namukundiye KATIA ati ikindi kintu nakundiye fiance wanjye nuko ari umunyakuri, nta kintu na kimwe ampisha mu byo twavuganaga byose. Byari ibintu bihora, twaravuganaga kenshi kandi gahoraho, ugasanga ni umuntu uvugisha ukuri rwose, ukabona uko byaba byagenze kose, byaba byagenze kuriya cyangwa gutya, akakubwiza ukuri kw'ibyabaye, ugasanga ni umuntu uvugisha ukuri rwose. Nabyo ibyo biri mu bintu namukundiye kuko ni inyangamugayo. KATIA ati urumva kugira ngo wite umuntu inyangamugayo hari ibintu byinshi uba wagendeyeho, wenda nko ku magambo aba yarakubwiye ugasanga yashyize mu bikorwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ati ikindi kintu namukundiye rwose kiri mu bintu byamunkuriye kuko ni umunyakuri, ndetse kandi twaranavuganaga cyane umunsi ku munsi, gahunda zacu zose tukaba tuziziranyeho kandi ukabona rwose ni umusore w'umunyakuri. Nabyo biri mu bintu byamunkuriyeho cyane. Kamali ati ninjye wabanje kumubwira ko mukunda kandi rwose numvaga nta kibazo kibirimo. KATIA ati urumva buri munsi yazaga kwa nyogokuru, ngahora mwitaho cyane, nkamuha amafunguro ndetse n'ibyo kunywa, nkamwitaho nkamukurikirana cyane umunsi ku munsi. Hanyuma nawe aza kumbaza ati ariko ko mbona unyitaho cyane kurenza abandi, ati cyangwa n'abandi ni ukubitaho? KATIA ati ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Nawe arambwira ngo ngusezeranyije ko nanjye igihe nzagera kuri level nk'iyo uriho nzagufata nk'uko nawe umfata. Ntabwo yahise ambwira ngo nawe arankunda. Nyine urumva twahise dutangira kumera nk'aho dukundana ariko nanone tudakundana kuko ntabyo yari yarambwiye, yari atarambwira n'ijambo na rimwe, mbese narahebye. Hanyuma urugendo rwacu rugenda gutyo, hashize igihe kuko ibintu byose byiwe byose bigenda step by step. We mu rukundo rwanjye nawe buri kintu cyose yagifatiraga umwanya, intambwe imwe yavaho hagakurikiraho indi, tukagenda step by step, intambwe ku yindi. Nimba ari igihe cy'ubucuti bwanjye nawe bigafata igihe, nimba ari igihe cya fiançailles nabyo bigafata igihe. Nyuma ariko aza kumbwira ko ankunda, ariko nabyo yabimbwiye kuko abishaka ndetse abimbwirira ku gihe. Kamali ati UWASE Kamali ati buri cyiciro uko twakigeragaho noneho nabonaga ko ankunda kurushaho. Njyewe nari nzi ko ndimo gukina kuko naravugaga ni se uyu musore yaba umugabo wanjye, ntabwo byashoboka. Nibazaga ni se uyu yaba umugabo wanjye, numvaga atazahagera ku rwego rwo kumbera umugabo kuko urumva twabaga dutandukanye. Yari umuntu ufite amatatuwaje,
kandi urumva yakuriye muri Amerika, imico ye yanjye nawe yari itandukanye, yari umuntu ufite amatatuwaje na kuko iki gihe tumenyana ndetse yaranasutse, nkabona rwose ntabwo byakunda, ntabwo yagera kuri step yo kumbera umugabo wanjye, kabane nubwo nari naramukunze, narakunze imico ye. Icyo gihe yari afite n'ibisuko, noneho nk'umunyarwanda nkavuga ngo ubuse nzamwereka papa wanjye, noneho papa wanjye ntazavuga ati uwase KATIA KAMALI mukobwa wanjye ibi ni ibiki unzaniye, noneho uyu ninde ni muntu icyo uzanye, se nimwereka papa wanjye nzamwereka papa wanjye azamwemera. Ati hoya, numvaga papa atamwemera, ahubwo numvaga azahita ambwira ati KATIA mukobwa wanjye sinzi ibyo unzaniye.